yawe ukabasha gushyiraho video kandi iyo video akaba ariyo video nziza. Hano muri Chrome ikiza cyaho hoho haba hafite navuga ngo yihariye ku buryo ki video ho uba iyo wemerewe ibintu byinshi. Rero hano ngaha baguha features nyinshi, niyo mpamvu abenshi bakunda kuhauploadingira. Urahita wandikamo hano ngaha handitsemo ngo YouTube, hano ngaha wandikamo ngo YouTube/studio. Hano gutya urandikamo ngo YouTube.com/studio gutya, urangiza uhita ukanda urogingemo in. Hano rero ikintu tugiye muri YouTube Studio. YouTube Studio niyo hantu ubasha kuuploadingira video, iyo video ikaza kuza kubisa neza ndetse ari na nziza. Ikintu cya mbere uri bukore urareba niba kano kantu kavivuye, mpura mbibabwira kano ngaka ka desktop site, ukareba niba kavivuye. Kamara kuba kavivuye aba ari nta kibazo. Urahita uza ukandi hano ngaha handitse ngo hano ku ifoto, ugafoto kari hano uhita uzuminga gutya. Ukimara kuzuminga rero urabona ahantu handitse ngo, hashobora kuba handitse ngo YouTube Studio cyangwa hakaba handitse ijambo ryanditsemo, nusanga handitsemo ngo Welcome Studio naho nta kibazo, cyangwa naho aba ari nta kibazo, n'ubundi uruhakanda nta kibazo. Gutya rero niho twinjiye muri YouTube Studio. YouTube Studio niho tugiye kubasha twakauploadingira video, twajya live ndetse n'ibindi. Hano rero bahita bambwira ati welcome YouTube Studio. Bahita bananyereka ko channel unlisted 0, bahita banyereka ko nta kintu na kimwe mfiteho. Urabona ko YouTube channel hano ngaha iracyari nshyashya, nta kintu na kimwe twari twashyiraho cyangwa ikindi cyari cyajyaho. Hano rero ahantu uri bujye uraza hano handitse ngo abatabona mu mbabarire, hano handitse ngo create. Hano hejuru ukimara gukanda hano handitse ngo create, bahita baguhereza features nyinshi, hari iyo bita, reka mbere nk'uzuminga, hari iyo bita ngo ni upload video, go live, playlist, broadcast. Hano rero twebwe turahita tuzana tukande kuri upload video. Urahita uza ukande hano handitse ngo select file. Hano ngaha ukimara kuza gukanda hano ngaha rero ikintu cya mbere uri bukore, nkomeza kubibutsa yuko ugomba gukanda subscribe ugafunga inzogera kugira ngo ntakagire video nimwe izajya gucika inyuze hano. Abenshi bavuga ko uploadinga video njyaho nagutorera, si hariya wakauploadinga unyura, wajya uploadinga unyuze hano kuko niho heza. Nge niho nabashije kuba nabona, niho njya mbona na heza, sinzi niba koko uko biri. Hano rero uraza ugahitamo video, nuba ari urugero reka turebe video. Turaza tugafatamo hano urugero video. Iyo video rero tugiye guhitamo hano nduzi byanze kubera ko iriya video ni ndende, biba bisaba ngo urebe video itamara igihe kinini y'iminota mike kugira ngo itaza kuza kuba iyo video, kuko hano ngaha bari ibintu byinshi utarafungurirwa. Utarafungurirwa ikintu bita channel history. Abenshi bashaka gusobanukirwa channel history ari iki, banze kugenda ahantu bita ngo fungura utu features wituba monetize. Kuri no channel yacu niho bikorerwa, nawe wabasha kubihakorera. Numara kujyaho urabasha gusobanukirwa ikintu binakwita channel history. Urabona ko ya video yacu yagezemo hano ngaha irimo ikintu tugiye gukora. Navuga urahita uza hano hejuru wandikemo title ushaka kuza guhereza iyo video.
wandikemo title ushaka kuza guha iyo video yawe. Numara guhitamo title, iyo ushaka kuyiha cover uhita uza hano ukakanda hano handitse ngo, ukaza hano ngaha handitse ngo, uraza hano ngaha handitse ngo, uraza hano ngaha handitse ngo upload file. Hano niho bayihereza icyo bita nakita ngo thumbnail. Umuntu ushaka kumenya uko wakora thumbnail yajyaho ngo how niyo video y'ukuntu wakora logo. Iyo logo rero harimo n'ukuntu wakora thumbnail, nabikoze ari byombi biri kumwe. Niba ari umuntu ushaka kubasha kubimenya nawe yajya akabireba biriho, nawe akabasha kumenya uko bikorwa. Hano rero uraza hano ngaha handitse ngo selected. Hano rero niba ushaka gucreatinga playlist hano, cyangwa niba udashaka playlist, iyo umaze kuyifata navuga ngo nko kuyicreatinga, urayifata. Iyo uyishaka kuyicreatinga cyangwa utabishaka ureka gutya ukayerekera gutyo. Uza hano handitse ngo is not made of kids. Kano kantu bajya bakica benshi basobanukirwe hano hantu, s'il vous plaît. Urita uza ugakanda hano ngaha is not made of kids hano, kuko iyo wanditse ngo is made of kids aba ari bibi, kuko uba yemerewe kuyishyiraho ngo ikarebwa n'abana gusa. Urahita ukanda hano ngaha kuri show, hano ngaha rero ukareba niba video yawe, urahita ukomeza utu features twinshi. Hano bari features nyinshi. Hano ushaka kuri tags wahihorera, video language naho ushaka wahihorera, ntacyo havuze. Ukaza rero hano ngaha ahantu nashaka kugusobanurira, hano ngaha rero urareba niba utu features tubiri dufunguye. Utu tuntu nitwo dutuma ubasha gupublishinga video. Iyo video wabashije gupublishinga ikabasha kuba yarebwa n'abantu benshi. Niba utarabasha gufungura utu tuntu, video yawe iragihora igira views nkeya, cyangwa ugasanga hafunguye kamwe ugasanga ni ibindi bibazo. Urareba niba utu features twawe dufunguye. Nusanga tudafunguye waza udufungure, unyandikire muri comment umbwira utu tuntu twawe dufunguye cyangwa turafunguye, kugira ngo tubashe kumenya uko ibintu bimeze. Rero hano ngaha handitse ngo categories. Hano rero YouTube ibigomba kumenya ati se iyi video yawe ikoze mu yihe category. Category rero ubanza kuyifata ukayihereza video yawe. Iyo video rero urayifata ukayiha categories yawe, kugira ngo ibashe kuba yagira views nyinshi. Mu gihe YouTube irimo gupublishinga amavideo menshi y'abantu, ibashe gupublishinga na video yawe. Urahita uza rero kandi niba ari comedian cyangwa ari iki, uhita uza uyikandeho uyicomedianize. Niba ariyo, niba ukora comedianize gutya, ndakeka bizaba bibaye. Uhita uza hano handitse ngo top. Hano rero uhita uza hano hirya ugakanda next. Wamara gukanda next, kuko nge ntarayihereza title, tarayihereza n'ibindi bindi. Hano rero nabaza byasa bisango mbaze nyihe title ndetse n'ibindi bindi. Title ni urugero, kuko nta title nayihaye, reka dushyireho ngo umwana mubi episode ya mbere. Ni urugero, ni title nge mbashije kuyihereza, ukavugira ngo umwana mubi episode ya mbere. Gutya ni urugero. Niba ubashije kuba wagira gutya, ukabasha kuba wasacinga gutya, ukabasha kuba wabikora gutya. Urahita uza hano hirya rero, uzi hano ngaha mu rubavu, hano rero ni copy link. Urahita umanuka hasi, uzi hano hirya, hano handitse ngo next. Hano urahita uza hano handitse next muri rubavu, ukande next. Hari benshi muvuga ngo next. Hano rero urahita ukanda next. Numara gukanda next, urahita uzongera uzamuke hano hejuru, kuko gutya baguhaye utundi du features. Hano rero aba ari ibintu byinshi utaremererwa. Hano utu end screen na end cards. Hano rero nabyo ni byiza, kuko mu gihe umuntu ari kubasha kureba video yawe, yabasha kuba yabona indi imumenyesha yuko ari indi video, gutyo bikabasha kuba yayikandaho views zikiyongera. Urahita rero ukanda hano hejuru,
uturana ushaka wadushyiraho urahita uza ukanda hejuru, ariko bikorwa muri video ufite kuko twari iya mbere ntabwo byabasha gukunda. Urahita rero ukanda hano ngaha, rero twakomeje n'aha kabiri. Hano rero video, hano hantu rero uhitondere, hano handitse ngo private unlisted publish. Hano rero twege video tuyikanda hano ngaha kanditse ngo public. Hano iyo ushaka kwishyira muri Premiere ku buryo isaha yose ushaka yaza kujyaho video yawe, naho ni hano bikorera. Warangiza ugahita ugira gute, ugahita uza ugakanda publish video. Rero gutya video yacu yamaze kugeraho. Igisigaye dore gutya video yacu yamaze kugeraho, bahita batwereka signal itubwira ati video yacu yamaze kugeraho. Niba uri mushyashya kuri umuyoboro wacu wa YouTube, rero nkomeza kugushimira icyizere udahwema kutugirira. Hano rero channel yacu twamaze kuba navuga ngo how upload video, ndakeka bibashije gukunda. Nkomeje kugushimira icyizere udahwema kungirira, wowe ubasha kunkurikira kuri uno muyoboro wacu wa YouTube, yaba kuri Facebook, yaba kuri TikTok, yaba kuri YouTube. Nkomeje kugushimira cyane. Ni ya channel yanyu bijyanye na phone video kugira uyu uploading biba bisaba iki, biba bigomba kuba ufite iki. Ibyo byose rero ngiye kubasha kubigusobanurira, ubanza ubimenye. Ibyo bintu byose ngiye kubigusobanurira hano, ubanza ubimenye. Hano rero twakomeje, uraza hano hagati, hano ngaha yaba ari short video, kuko hano ngaha kubera ko channel iyo ari nshyashya hari ibintu byinshi utaba biba bisaba ngo ugiye tugakanda next. Turahita dukanda hano ngaha processing. Nimara kuba ya processing video, ikindi kintu kiri bukorwe turarindira nka gatoya, ariko urabona ko gutya iri kugerageza ikihuta. Urarindira processing, nimara guprocessinga barahita batwereka yuko iyo video yabasha kujya, kuko gutya iyo ducreatinze YouTube channel, video ifite iminota 15 niyo tuba twemereye gushyiraho. Mu gihe irenze iminota 15 ntabwo tuba twemereye kuyiba twayishyiraho, biba bisaba ngo utegereze. Natwe rero niyo mpamvu natwe turi hano ngaha, tugiye kubanza dushyiraho video ntoya, ariko ku buryo nta n'ikindi kintu yaba itwaye. Hano rero twageze hano ngaha, tugiye kubanza tuyaploadingira hano, turagera muri Chrome twabashe nkwereka n'ukuntu wabasha no kuyishyiraho. Hano rero urandika n'urugero, niba ugiye gushyiraho video hano ngaha ukaba wanditse ngo buri kantu andi buri nguni. Hano rero uyihereza title ushaka, wamara kuyiha title ukaza hano ngahanditse ngo public. Hano handitse ngo public. Iyo video ukareba niba ari public, ukahara kuri location urahihorera, warangiza ugahita ukanda hano kuri short upload. Hano ukimara gukanda hano handitse ngo short upload, video ubwayo ibigiye kuyaploadinga ubwayo, dore ngubi iri kujyaho. Noneho ngiye kukwereka n'ukuntu wabasha kwishyiraho ukoresheje muri Chrome, kugira ngo naho ubashe kuba wamenya uko se ibi bintu bikora ute, bigenda ute. Tuhise dusiba ino date upload, urabona ko yari itangiye kujyaho. Mbona